mugire ibihe byiza. Waba ujye wibaza ati ese buriya maze kuba monetize ntangira kuba nahembwa na YouTube nkabona amafaranga yose numva akeneye. Abantu benshi rero iki kintu bakunda kuba bakibeshya kenshi cyane. Ya murakaza neza rero nimbukira ahangaha hita ukora thumbs up umpe like kubera ko uri hano kubera ko wakunze ikiganiro. Okay, ikintu cya mbere buriya tudatinze gishobora kuba cyatuma uba monetize ariko none amafaranga yawe agahora ari hasi cyangwa se ukabona amafaranga makeya, ni ikintu bita audience yawe iri hasi. Ibi bintu mpora mbibabwira kandi zanabisubiramo. Buriya ntabwo ukeneye gufata amafaranga ibihumbi 100, ibihumbi 150 ujye kugura watch time, ugura aba subscribers kugira ngo ube monetize. Ibyo ntacyo bikumarira, no kuvuga ngo uri muri YPP YouTube Partner Program, ariko nanone nta mafaranga uzajya ubona. Ngewe hari channel mfite namaze amezi 3. Amezi 3 rwose nabona amadolari 10, nabona amadolari 5 cyangwa se 8 ku kwezi. Birumvikana nyine nabonaga amadolari makeye. Ariko ikintu naje kubona ndetse ndasobanukirwa nuko naje kumenya neza ko YouTube icyekeneye ni audience, na abantu bakurikira ibintu byawe. Uko abantu bagenda bazamuka cyangwa se uko abantu bagenda bakunda content yawe bakaba benshi, niko watch time cyangwa se igihe ba consuminga bareba za content zawe nacyo kizamuka. Uko igihe kigenda kizamuka niko nawe utangira kuba wagenda ubona amafaranga nyine, kuko YouTube buribonera amafaranga mu kintu bita kwamamaza. Uko abantu bareba ibintu byawe ari benshi n'abamamaza aho nyine bagenda babona abakiriya. Uko abakiriya nabo bakanda kuri za ad cyangwa se bakoresha nyine YouTube, nawo ukagenda ubona ikintu bita komisiyo nyine kuri za ad. Rero niyo mpamvu ugomba gushaka uburyo wongera umubare w'abantu cyangwa se kongera audience yawe kuruta uko wakiruka ngo ujye kugura watch time cyangwa se aba subscribers. Tangira wige strategy uvuga ati okay swat, nimba ndimo nakora iyi content ntabwo abantu barimo barayikunda, ni iyihe content yindi nakora abantu bakunda baba interested niyo content. Iyo content akaba ariyo ikuraza amajoro kuruta uko warara amajoro ushaka amafaranga ujya kugura aba subscribers cyangwa se watch time. Ibyo bintu bimaze kuba wabigeraho rero ukagira abantu bareba ibintu byawe nubwo baba 1,000 cyangwa se abantu 1,000 ku munsi, abo bantu baba bahagije kuba batangira kuba baguha amafaranga. Ya ujye ubyibuka neza ko ari ibintu by'ingenzi cyane, ntukajye wirukankira ibintu kandi mu by'ukuri hari ibindi by'ingenzi wakabaye ukora. Niyo mpamvu iyi konte ya Creators Rwanda iri hano no kugira ngo ibakebure bari abantu bacuruza amasanti bakababeshye ngo birakora se gute. YouTube irimo iraguhembera kubera ko ufite engagement, irimo iraguhembera ko hari abantu bakurikirana ibintu byawe, bajye kugurira ama watch time cyangwa se bajye kugurira views ziva muri Pakistan. Most of time bari abantu banagura views baba barakoze ad block, ntabwo nyine warebaho ad, ntabwo warebaho nyine amatangazo yo kwamamaza. YouTube ubwizi izungukira he, ntacyo uzigera ubona uzitwa monetize ariko none wicarana channel iri monetize ariko none udafite amafaranga. Icyiza rero wowe genda urwane ushaka ibyo abanyarwanda bakunda cyangwa se audience yawe, hanyuma nyuma y'amezi 3 cyangwa 4 bamaze kuhora nyine ubaha bya bindi bakunda, uzatangira kubona amafaranga kandi wishimiye. Icyo ndakigusezeranyije. Reka turebe ikindi kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri ni video poa video nyine nanone ziraho zidafatitse. Hari gukora video ariko nanone video yawe ugasanga SEO yayo iri hasi, mbega nyine bita search engine optimization. Wenda reka tuvuge ukoze video ariko nanone umuntu najya kuyishaka muri YouTube handi hari search hejuru ntabwo ari buze kuba yayibona. Sinzi nimba abantu bankurikirana mu isomo ryose ngiye kuvuga ndavuga ikintu bita title na thumbnail, ujye mubyitaho. Impamvu akanze ku iki kiganiro hari impamvu yatumye ugikandaho. Iyo mpamvu rero nawe niyo ugomba gushaka. Swat ni titre cyangwa se bitaba titre bikaba ari thumbnail iri afoto ibiri inyuma, cyangwa se bitaba ari ibyo ngibyo ugashanga na amatag nakoresheje, uretse ko tag zanjye zo neshatu ntabwo nkunda kuba nazihindura. Rero ni ibintu by'ingenzi cyane iyo ukoze video nziza ko none ntuye titre nziza cyangwa se n'uyu mutwe mwiza. Ibi bintu njya mbibabwira always, ntabwo abantu bazashidikira kuyireba, abantu bazajya baza bayinyureho. Rero beta icara hamwe ushake video nziza, ushake titre nziza, ubikore hanyuma nuha abanyarwanda ibyo bakeneye. Nukora video ifite qualité, ifite buri kimwe, ifite titre nziza, ifite thumbnail nziza, ugashaka content imeze neza, abanyarwanda bazabuzwa n'iki kuyikonsuminga. Ibyo ni ibintu rero nibyo bintu wakabaye utaha umwanya, utaha igihe cyawe kuruta uko wata amafaranga ujya kugura aba subscribers cyangwa se ibindi. Ikindi kintu cya gatatu, ikintu cya gatatu bibe cyita
no gushyira ama ad cyangwa se amatangazo yo kwamamaza ukayashyira ahantu adakwiye kuba yajya. Ibi ni ibintu bireba nyine abantu bamaze kuba babamonetize cyane, ariko nawe niba unkurikirana ugitangira channel birakureba. Hari ikintu bita automatic ad replacement cyangwa se gushyira ad muri video biri automatique byikoza ku kanya wowe utarinze kuba wagira ikindi ukora. Hakaba hari n'indi option yo kuba wakishyiramo amatangazo yo kwamamaza nyine ukagenda uyashyiramo. Abanyarwanda benshi rero bagira ikintu cyo kwibeshya neza ko kugenda ugashyira ad nyinshi muri video yawe ari byo bivuze ko byatuma wenda ubona amafaranga menshi, ariko mu by'ukuri ujye ureba ad, hari akajambo kanditseho kavuga ati even if washyiramo ad nyinshi ntabwo biri guaranteed ko izo ad zizaboneka cyangwa se buri muntu wese azazibona. Ibyo bintu barabishyiraho, ibyo bintu bajya babishyiraho. Rero niyo mpamvu ugomba gukoresha, byaba byiza ukoresheje automatic ad, ugaha YouTube yo ikikiriramo ad. Izo ad nizo zigaragara, ni nazo ziguha umusaruro kuruta ko wagenda wowe ubwawe ugakoresha intoki zawe ukazirundamo. Nuzirundamo YouTube zose izerekana cyangwa se zose bazereketse abantu. Aba YouTube murabiza amakosa mujya mukora, muragenda mukazuzuzamo rwose ku buryo umuntu udashobora no kureba video. Rero YouTube iziretse zose bakazireba, ntabwo umuntu yareba video yasanga arimo arirebera amatangazo yo kwamamaza gusa, kandi uko yareba nanone urumva byabyishe content yawe. None se ko umuntu aba yagiye kureba wenda iki kiganiro ugasanga wenda amatangazo yo kwamamaza wayabunzemo ari menshi, ubwo urumva umuntu azaba akirebye ikiganiro. Abantu mutaraba monetize shobora kuba biri muri kumva nyine amatangazo yo kwamamaza biri kubacanga, ariko ababaye monetize ndabizi neza ko iki kintu mukizi, murakizi neza cyane kandi muza amakosa mujya mukora. Next time nimburebye iki kiganiro tuzongere gukora ari amakosa, kuko nimubona amafaranga make n'ibyo bintu uburyo ushyiramo amatangazo yo kwamamaza ukayarunda amacucikiranye biri mu bintu bituma amafaranga yo kuri YouTube agabanuka. Ibi bintu mubwira byo bifite experience, nanjye narabikoze, barabimbwiye bikora icyumweru, ariko nanone byo nabonye biratandukanye. Ikirimo amatangazo menshi yo kwamamaza ama artificial intelligence cyangwa se ama AI ya YouTube ahita detectinga suspicious activity cyangwa se ibikorwa nyine bitameze ukuntu. Hari gushaka utangiye kubona invalid traffic, ugasanga utangiye kubona nyine abantu bakanda ku matangazo yo kwamamaza, ariko nanone by'akavuyo ugasanga account yawe bagiye kuyihagarika cyangwa se bitabari ibyo ngibyo ukabona amafaranga make cyane atanakubeshaho. Beta rero ujye ukoresha uburyo bwa YouTube buri automatique bayishyiriremo. Iyo niyo nama naguhaye, naguha Peter. Ikindi kintu cya kane buriya ni ikintu bita ikintu cya kane nyine cyatuma ubona amafaranga makeya, ni igihe YouTube ye ubwayo yagabanyije umubare w'abamamaza kuri video zawe bakalimitatinga nyine. Ibi ni ibintu bikunda kuba byaba ku ma YouTube bitewe na bya bindi bya gatatu nkubwiye nyine, gushyira amatangazo yamamaza ukayacucikirana abantu bakagenda bakora amakosa. Rero nanone iyo ukoze ikintu cyo kuvuga ngo ubikoze gutyo hanyuma abantu bagakora gutyo, YouTube ikabona ko hari ikintu kitameze neza, bahita bagenda bakakulimitatinga cyangwa se bakagabanya umubare w'abantu bamamazaga kuri video zawe. Nibagabanya uwo mubare nawe birumvikana amafaranga uri buze kuba wabona ari buze kuba yagabanuka. Amafaranga nagabanuka imyinjirize yawe nanone iri buze kuba yakemangwa. Icyo kintu nanone gishobora kuba cyaterwa na YouTube ubwayo yaragushyize mu bihano, babyita limit ad friendly content, cyangwa se ugasanga hari na content ukora ubwazo zidakwiye kuba zakamamazwaho. Ibi biraho rwose, ugasanga wakoze video ariko YouTube yagenzura iyo video yose ikabona ntabwo yemeye, ntabwo abantu bose nyine bishimiye kuyamamaza. Iyo YouTube imaze kuba yabonaho iryo kosa rero ihita limitatinga, rimwe na rimwe hari nta na ad ubona, usanga video itarijije n'amadolari 3 cyangwa 4, ugasanga ni 0.00, ugasanga abantu bakoresha YouTube Premium nibo barimo barayibona kandi abari bakeya cyane. Icyo kintu nacyo gishobora kuba cyatuma amafaranga ukorera kuri YouTube agabanuka. Ushobora kuba wakora video nk'izo zikahagarika kuri ad cyangwa se ad zazo zikalimitatingwa, ukagira nka video wenda bakoze video wenda tuvuge nka video 20 mu kwezi, hanyuma bagahita bashyiramo video 5 amatangazo yo kwamamaza nyine unlimited. Icyo gihe birumvikana ko amafaranga ari buze kugabanuka ku kigero kigaragara rwose. Beta ujye witonda ukora ibintu byawe neza, bizaguha umusaruro kuruta uko warwanira byinshi ukabura na bikeya wari ufite. Nicyo ngicyo. N'impamvu rero ya 8 ishobora ko yatuma ubona amafaranga make rwose kuri YouTube.
n'igihe ntuze n'igihe kategori yawe YouTube yawe abantu batayamamaza hari benshi. Ibi ni ibintu nta wundi mu YouTube uzigera ubikubwira, nta wundi mu YouTube uzigera ukubwira ati izi kategori ntabwo zitanga amafaranga menshi. Nimba wibuka neza ku isomo rya mbere hari ibintu naberetse turi gufungura YouTube channel by'amakategori, narabiberetse ndabyibuka neza, narabiberetse biriya bintu bigira agaciro cyane kuko YouTube nibigenderaho igiye kuba yakamamaza, irareba ati nkanjye wenda ngiye gutanga ad, kavuga ati ngewe rero ad yanjye cyangwa se amatangazo yanjye yo kwamamaza ndashaka ko muyanyuza kuri YouTube channel zikora ibintu bijyanye no kwigisha kuko ngi kwigisha nyine. Icyo gihe YouTube yanjye nayifunguye shyira muri kategori yo kwigisha ya ad ribuze kugaragara kuri video yanjye kubera ko nyiri iryo tangazo ryo kwamamaza yavuze ati munyuze itangazo ryanjye kuri video zigisha. Icyo gihe ayo mafaranga ndayatapfuna. Rero nujya muri za kategori zidaba zifite nyine abantu benshi bazamamarizaho, icyo gihe ayo mafaranga ntabwo uzayabonaho, amafaranga yawe azaba ari makeya. Akenshi cyane rero abantu bakora izo ad cyangwa se abantu bavuga ati tugiye kuba twakwamamaza kuri ibi ngibi baba bafite ikintu bita targeted audience, baba bafite abantu batagetinze bakavuga ati twebwe wenda like King Creators Rwanda ikurikirwa n'abantu hagati y'imyaka 20 cyangwa hagati y'imyaka 18 19 kugenda ukagera kuri 34. Nimba umuntu ushaka kwamamaza ashaka ndashaka wenda abantu bigisha n'abantu bafite abantu bangana gutya nyine, icyo gihe birumvikana Creators Rwanda iribuze kuba yaza muri ba bantu bagomba kwamamaza ayo matangazo y'uwo muntu. Rero iyo batagusaza muri iyo kategori, iyo batagusaza muri iyo nishi, bahita bagusimbuka, bahita bakoreka akavuga ati uyu wenda ni haza undi uzashaka kwamamaza ku bikorwa bye bizakunda, ariko ubu ngubu ho ntawe, bagahita bigendera. Icyo gihe rero nanone utangira kubona amafaranga make most of time atanagushimishije. Niyo mpamvu rero kategori aba ari ingenzi. Kategori ijyana n'ikintu bita targeted audience. Abantu targetinze ni bande? Abantu bazareba ibikorwa byawe ni bande, baherereye hehe? Ese ni abantu bakuru, ni abantu b'abasore, ni abantu b'ingimbi, ni abantu b'amajigija, ni abantu ki? Byose ukabyiga. Niyo mpamvu nababwiye ati mukeneye kuza umuntu akaba consultance. Ibyo ni ibintu utangira kubona iyo wamaze kuba monetize, ugakora ukabona amafaranga ni make, ugakora ukabona bimeze bitya bimeze gutya. YouTube biragusaba kugira umuntu w'umwe expert umaze igihe nyine akagwa consultance yanjye murabizi ko isaha ni 20,000, ni 20 rwose, kubera ko it's a business brother, ni business. Nimba ushobora kuba wakorera ibyo 20,000 kunyetse nuba monetize uzabikorera ushobora no kubikorera mu masaha 12. Ni ibintu nyine biri aho ngaho to just no kugira ngo nanjye ngire ikindi kintu cyo kuvuga ngo keneye umuriro, keneye iki kandi 20,000 ku muntu uri seriye kuri business ya YouTube ntabwo ari amafaranga menshi. Rero nimba uri tayari, nimba wumva neza kuri ready, ushobora kuba wakeneye iyo consultance, wampamagara kuri 078 42 54 890. Icyitonderwa nimba umpamagaye ari ibintu byo kuri YouTube ushaka consultance, ujye wibuka ayo mafaranga. Hari abantu bumva ko mbivuze gutyo akampamagara agashaka ko amuvugana nawe kuri telefone ariko yirengagije ibyo namubwiye. Sisters and brother, twubahane. Nimba nkubwiye gutyo nuko abajya babikora kandi ntago ari byo. Naguhamagara bimeze bite se YouTube yanjye ifite ibibazo, warebye nakubwiye ntumubwire. Icyo gihe mpita ngukupa kuko nanone ntabwo urimo urumva ibyo nkubwira, kandi tujye twumva ibintu neza, tujye dukora ibintu biri professional. Nimba wumva neza ko amafaranga utayabona, it's okay, ntabwo gukina ari ikibazo. We kurikirana ibi biganiro, wandike muri comment nze ngusubiza hamwe nyine n'abandi. Nanone ni it's okay kuko comment hano ni 127 ariko zose ndazisoma buri muntu wese asobanukirwa ibyo yambajije. Ariko none nimba ushaka ngewe prive, nimba ushaka ngo igihe cyanjye ufite kwishyura, nawe n'ubu mu YouTube ukaze ukagira ibikorwa byawe, ujye bigenza gutyo rwose. Umva ibikorwa byawe bize bimonetize, abantu bajye bakwishyurira consultance, kubera ko ni business. YouTube ni business. Uko umuntu yafunguye iduka ry'imyenda, iry'inkweto, iry'amabati, ni business urimo wa muntu we.
ya tibagire gukanda like nimugirire kino kiganiro hano. Ikindi kintu cya cyenda ni ikintu bita algorithm penalization cyangwa se penalite, ibihano bya algorithm. Ushobora gukora video algorithm abatayizi, ni algorithm ni igena video iri buze ko yagaragara ku bantu benshi, ni handi ubona video zimwe zagira ama views menshi izindi zitagize ama views menshi, byose biterwa n'ikintu bita algorithm. Iyi algorithm rero iyo imaze kuba yabona video yawe swat cya mbere irimo ikintu bita spam, harimo ibintu byo kubeshya abantu, takabiri harimo ikintu cyo kwita violation byo kwangiza nyine abantu, nyine ibintu byo gukubita abantu babona amenyo arakutse, amaraso agaragara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibindi bintu ni ama thumbnail, gasanga thumbnail nanone nyine iri ibintu byo kwamamaza ubusambanyi, kwa ibintu byo gukomeretsanya. Algorithm imaze kuba yabona icyo kintu, kabona video yawe nuko imeze, ishobora kuba itagwa message cyangwa se ngikwereke ngo bimeze gutya, ariko nanone nayo ikamakinga ashobora neza ko video yawe itari burenga umutaro, ntibayirikomande ku bantu, ntibayereka abantu benshi, kugira ngo kwa kundi nyine ufungura YouTube ugahita ubona video ziraje ziri displaying, icyo gihe ntabwo uzigera uyibona. Kubera iki? YouTube yabonye hari ibikorwa nyine bitubahirije amategeko n'amabwiriza ya YouTube, igahita iyireka ntigaragare ku bantu benshi. Ritagaragaye ku bantu benshi ntabwo ubona views. Ikindi sorry, ugize amahirwe makeya YouTube bakagabanya ads zigomba kuba zagaragaraho nyine, icyo gihe amafaranga aragaba. Mbega iyo video nta kibi kimaze mu by'ukuri. Niyo mpamvu ugomba gushaka ibintu biri clear kandi ibintu binyuze mu mucyo, kandi ibyo bintu binyuze mu mucyo bikaba nyine byo bizaguha amafaranga. Ikindi kintu rero cya 10 ushobora kuba cyatuma video yawe rwose itabona amafaranga, mbivuga gutyo, ni igihe nta bantu bareba ad zawe cyangwa se nta bantu bakanda ku matangazo yo kwamamaza ari aho ngaho. Ibi bintu mujye mubyitondera cyane, kuko nanone nibyo bishobora kuba byatuma ugira amafaranga cyangwa se bigatuma utagira amafaranga nanone nyine tu. Iyo nta bantu barimo barakora engagement ku matangazo yo kwamamaza yawe, icyo gihe amafaranga aragabanuka, kuko batangira kubona nyine ko bari kwamamaza nta musaruro barimo barabibonaho. Rero ntabwo uri buze kuba wakishyurwa, kandi abari kwamamaza nabo batarimo barabona amafaranga, bigatangira kwa affect iki imyinjirize yawe ku murongo wa YouTube. Ibyo nibyo bintu nanabasha kugutegurira none bigeze mu 10. Ndakeka ko wamaze kuba wabyumva, ugenda ubikosore kandi ukora igikwiye, kugira ngo nyine nawe utangire wibone mu content creator bari mu Rwanda bahagaze neza kandi barimo barafata good money. Tugiye kuba twasoma comment rero. Nimba uzi kwanditse comment cyangwa se nawe nimba uzi neza ko hari ikindi kibazo ufite washaka kumbaza, ucyandike hano muri comment y'iyi video, nzagisubiza mu yindi video izakurikira. Ubu ngubu iyo tugiye gusubiza ni video yari imaze igihe y'ejo bundi hashize iminsi 10 nari na uploadinze, niyo tugiye kuba twasubiza comment rero zayo. Ubane nanjye nimba nawe urangirije video ahangaha. Ciao umuntu w'ingenzi. Nimba ugiye gukurikirana content comment plutôt, komeze ubane nanjye, reka nze ubikore. Okay, nkuko mubizi rero iyi ni session isoza ikiganiro cyacu yo gusoma comment mwambajije ndetse nkanabasubiza. Rero ni comment nyinshi, reka tuzinyuremo twirukanka. Ikindi kintu nakubwira nuko na pininze muri comment section group ya WhatsApp wa joining kugiye tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Reka duhere kuno mugabo bita Teragatebe wige. Igisubizo cyabonetse kuko ikibazo nakibajije kenshi, nari nkeneye igisubizo. Ni cya kiganiro yatangaga compliment kandi ni byiza cyane no mujama. Dore uyu nguyu bamwita Flash Lyrics avuze ati nimba nkandiye ku ifoto wakoze cyane wamfura we, niba nawe utarabikora mfasha. Uyu nguyu ari bwisabira subscribe. Uyu nguyu aravuga ngo Ratwa TV. Yes they are use. Uyu nguyu sinzi ibyo avuga. Gikundiro TV 2020, ariko uzadusobanurira location uhitamo iyo ugiye kwa uploadinga video. Birancanga utubwire n'ururimi video ushyiramo na kategori, ubwoko, uduhe n'ingero zazo.
uwo duhuje ikibazo nampe like kunda Olivier. Okay, buriya ikintu cya mbere kaduwe kuri location ushyira kuri video na ahantu video yafatiwe, kubera ko birashoboka cyane ko ushobora kuba naka-uploadinga video hano ndi mu Rwanda kandi nayifatiye muri Congo, ngashyiraho location yo muri Congo ko ariho nayifatiye. Icyo ndakeka cyumvikanye, we bita gikundiro. Ikindi kintu cya kabiri ni ururimi rwa video irimo, nimba ari Ikinyarwanda urashyiraho wenda Ikinyarwanda, ariko nta kintu nimba ari Icyongereza urashyiraho Icyongereza. Ikindi kintu cya gatatu wabaje ni category ni video wenda yawe iri muri category runaka, wenda ushobora kuba nkora category yo kwigisha, video yanjye ngashaka ko ijya muri category yindi, birumvikana ko kigenda bivuze kuba nayishyira muri category yo video nayishyizemo. Ikintu kirumvikanye. Francis Ibrahim yaravuze ati big up bro, utugezaho ibiganiro byubaka ukomereze. Asante sana, urakoze Francis. Peace TV 254. Komera ndakwemera, ndi Nairobi, gerageza kunyarutsa kwishyura kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp ndatinda kabisa. OLM TV Rwanda, big up regular maximum respect, ndakwemera papa. Asante sana. Rwacu time, salama bro, ndakwemera cyane. Ese mu gihe wagize copyright strike iminsi 90 igashira ita ibaho direct ku buryo cyane bitagaragara. Ikindi uzatwigishe ku bintu bya dashboard neza, utwereke buri kimwe. Turacyarabatangizi muri game, ariko aha thanks, ndagukurikirana cyane. Okay, copyright strike ivaho nyuma y'iminsi 9, nyuma y'amezi 3 plutôt minsi 90 mu gihe afashe amasomo. Nimba afashe amasomo copyright strike izavaho, nimba utafashe amasomo ntabwo izavaho. Icyo kiri clear kandi kirumvikana. Nimba none wumva neza ko copyright strike nyine utazi uburyo yavaho cyangwa se utazi uburyo ufata ayo masomo, uzanyandikire umpe biya 2020 mbigukorera. Benon Entertainment yaravuze Mandazi TV show, kwereke uko ukora thumbnail zawe zo kuri YouTube, zabibereka. Benon Entertainment. Oliver pull up Rwanda best to you. Asante sana Benon, ngo bamwita nzamukunda telefoni. Okay, urakoze cyane kudutama pe. Asante sana. Wingiye Dani, ndagushimiye kunyigisho uduha. Umbwire uko umuntu yareba ko afise Google AdSense irenze imwe muri phone. Urakoze cyane. Use kuko ntabwo bize, uba warayicreate. Nimba waracreate AdSense zirenze ebyiri, ubwo ufite ebyiri. Nimba utarayicreate ubwo nta, nimba waracreate imwe ubwo imwe irahari, birumvikana. Hagayi, keep it up bro. Hagayi, asante sana Hagayi. Paul Peter, ese bro niye app umuntu yakoresha akavuga amakuru harimo imiziki? Wakoresha CapCut, wakoresha InShot, wakoresha UCut. Rwacu time yagarutse, duhe ubundi bumenyi nibihe bintu by'ingenzi wagenderaho ugiye kugura channel. Urebe ikiganiro cya mbere, Ineza Media, Oliver Jackson. Ineza Media ndagukunda cyane, urakoze kutugira inama. Asante sana. Brother, ni gute wakoze video? Brother, ni gute wakora neza video igaragara neza? Murakoze. Ni kamera bra, nimba ufite kamera nziza, icyo gihe none nyine video yawe izagaragara neza kabisa mu gihe ufite kamera nziza. Ikindi kintu bamwita Kiremye Rodrigue. Kiremye Rodrigue arimo aratubwira YouTube ni gute watuma YouTube iba monetize. No gukora cyane brother. Undi muntu bamwita Jonas Official arimo aratubwira we ngo ndi hano bro. Asante sana Jonas Official. Rero ndabona ikintu bita internet zibaye ibibazo. Internet ibaye ibibazo kabisa. Internet yanjye ivuyeho, maze mbibereke. Internet yanjye yavuyeho nkuko mubibona hano. Internet yanjye hano yavuyeho, ntabwo iriho. Canal Box zibibazo ifite. Ubwo nyine abo nasubije mwakoze cyane kubara nanjye, nawe ntasubije ubwo muri hangana. Nimba ikibazo cyawe kitabisubijwe cyandike kuri iyi video, zagisubiza ubutaha kuko urabona ko internet
sinzi ibyo byabaye kabisa. Internet ni bwo bwa mbere ibaye nyuma y'imyaka ingahe nkoresha kanari, ariko nyine ndakeka ibyo nasubije mwabyumvise. Ubwo aba ntasubije mwongere mwandike muhano. Ciao ciao rero, mwakoze cyane kandi see you. Ibyo nababwiye ndakeka mwabyumvise, tubonane mu bindi.